nzamuhura, nzarubana nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana nishimwe kandi himbazwe. Muri iki gitondo turabashimiye bene data yuko mukomeje kudukurikirana kandi mukomeje kumva ijambo ry'Imana tubagezaho umunsi ku munsi, kandi Imana ikomeje kubarinda, ikomeje kuduha amahoro mu gihugu cyacu, ikomeje kuduha umutekano. Turashimira Imana rero kubw'ibyo iri gukora muri iyi minsi. Imana nishimwe cyane. Ndagarutse rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Jyewe wa wundi witwa Kazayake Vincent, umukozi w'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntabwo ari ibyo mpapira, niwo muhamagaro wanjye. Amen. Imana rero iduhane umugisha. Jyewe ni umuhamagaro, niko nahamagawe vuga ijambo ry'Imana, nahamagawe mbwiriza, nahamagawe Imana impa ubutumwa njyana hirya no hino mu masoko, mu nsengero zitandukanye. Imana iduhane umugisha. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana muri aka kanya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, nahaye intego ivuga ngo uzirinde kwibagirwa. Uzirinde kwibagirwa. Uzirinde kwibagirwa wakugiriye neza, uzirinde kwibagirwa ineza wagiriwe, uzirinde kwibagirwa. Iryo jambo tugiye kuganiraho. Ijambo tugiye kuganiraho rero turarisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli, ni ibice 9. Turahera ku murongo wa mbere, aho umutwe w'amagambo uvuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Umurongo wa mbere uvuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami aramubaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya. Maze Dawidi aravuga ati, Mefibosheti? Aritaba ati, karame umugaragu wawe ndi hano. Dawidi aramubwira ati, humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Amen. Imana iduhane umugisha. Iri ni ijambo ryiza ritubwira uburyo Dawidi atigeze yibagirwa. Ageze ku bwami, ageze ku ngoma, ntabwo yigeze yirengagiza. Yibutse neza yagiriwe, yibutse neza, yibuka urukundo yakundanye na Yonatani. Ageze rero ku ntebe y'ubwami, ntabwo yariye ngo yibagirwe, ahubwo yaributse. Aricara atekereza, yavuga ngo harya ubundi ntawasigaye wo kwa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Haleluya. Bari ishimwe cyane. Rero uyu munsi nagira ngo babwirire ijambo ngo wirinde kwibagirwa. Imana imara kukugirira neza, uzirinde kwibagirwa. Niko Imana yanabwiye Abisiraheli, irabwira ngo nimumara kurya mugahaga muzirinde, nimugera mu gihugu nabahaye, nimugera mu gihugu nabateguriye, nimugera mu mazu mutubatse, mugatangira kurya imbuto mutateye, mugatangira kunywa ku mariba mutafukuye, irababwira ngo muzirinde kwibagirwa. Haleluya. Imana idufashe cyane. Muri iyi minsi Imana ivuganye natwe, mbaza n'ijambo rivuga ngo nkurikiye irinde kwibagirwa. Wowe Imana yagiriye neza, wikwibagirwa ineza y'Imana. Wowe Imana yagiriye neza, ntabwo Imana ivuze ngo izatugirira neza, ivuze ngo izakugaburira. Ntabwo izana ibiryo ngo ibikure mu ijuru iba ari ibiguha, ahubwo ikoresha abantu. Ni ukuvuga ngo ineza y'Imana tuyibonera mu bantu ikoresha. Haleluya. Imana ikubwiye ngo izakwambika cyangwa igiye kukwambika, ntabwo Imana ari izana imyenda ngo tuyibone gutyo tubone ngo Imana iduha imyenda, ahubwo Imana ikorera mu bantu, abantu bakareba bakora,
bitewe n'uko Imana yabibategetse. Ni ukuvuga ngo rero uwo muntu Imana yakoresheje igihe nikigera nawe ugatabara ukagira ubushobozi, urategetswe ngo uzirinde kwibagirwa. Imana itugiriye neza. Imana rero ivuganye natwe muri iki gitondo, ivuganye natwe aya masaha, ngo wowe ukurikiye ijambo ry'Imana, ukurikiye ubutumwa, irinde kwibagirwa. Wibuke ahantu Imana yagukuye, wibuke aho wari uri, wibuke ubuzima wari ubayemo uhereye umunsi wa none. Tangira wibuke, ibuka ineza wagiriwe, ibuka uwagukuburiye. Hari igihe cyageze ubura imyenda yo kwambara, umuntu akuzanira ipantaro urambara. Hari igihe cyageze wa mubyeyi we ubura igitenge cyo kwambara, umuntu akuzanira igitenge urambara. Ibyo byose byavuye mu bushake bw'Imana, byavuye mu butware bw'Imana. Ariko Imana ibabajwe no kuba uyu munsi wa none waribagiwe. Wamaze kurya urahaga uribagirwa, wamaze kwambara urikwiza uribagirwa, wamaze kugera mu mazu meza uribagirwa, wamaze gushira inzara wibagirwa ko hari igihe washonje. Uyu munsi wa none ureba abantu bashonje ukagira ngo babuze ubwenge, ukagira ngo nuko badakora. Uyu munsi wa none ubona bambaye ubusa ukagira ngo babuze ubwenge, nuko badatekereza. Ariko nyamara nawe hari igihe wari ubuze ibyo wambara. Imana ikoresha abantu urambara. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Rero ni ukuri nanjye ndashimira Imana uyu munsi wa none. Imana izandinde kwibagirwa, izandinde, kuko nibutse ubuzima nabayemo, nibutse aho Imana yankuye, nibutse imbaraga z'Imana nabonye. Hari igihe byari bikomeye, hari igihe nabonaga ko butazacya, hari igihe nabonaga bunyiriyeho, ariko ndashimira Kristo ko yahabaye. Ndashimira Imana yandengeye, byari bikomeye. Haleluya. Imana iduhana umugisha. Ndabyibuka hari igihe nari ndi mu butayu, kuko agiye guhamagarwa kwanjye. Reka mbabwireho gatoya. Jyewe nahamagariwe mu butayu, niho nakirijwe. Mbonereho no gusuhuza kozi w'Imana utuye i Kigali witwa Mama Queen. Mama Queen rwose ndagushuhuje. nawe nunyumva, ni jye wa mugabo, ni jye wa muntu mwasangaga handi mu butayu ahitwa kuri Banguka ngo utabare. Jyewe nabaye umwaka n'amezi 6 mba mu butayu ahitwa kuri Banguka ngo utabare. Abahazi barahazi. Bishobora ko uzakurikira iyi video ugahita unyibuka, ariko ni jyewe wahabaye mpamara umwaka n'amezi 6. Ndababwira imbaraga z'Imana, ndababwira uburyo nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ndababwira uburyo tutagomba kwibagirwa aho Imana yadukuye. Jyewe nabaye mu butayu, umuryango waranshiye, umuryango waranyanze, umuryango waranyirukanye, ndagenda nibera mu butayu. Ndabyibuka ngezeyo, icyo gihe ngezeyo byanshanze, niho nasanze umukozi w'Imana witwa Mama Queen. Bari baturutse i Kigali aho bitwa Sejemu n'indi gurupe. Icyo gihe anyitegereje arambwira ati ngwino nkubwire uko Imana imbwiye. Mpita nururuka urutare ruhari, ndagenda baransengera, ampanurira bwa mbere. Niwe wampanuriye bwa mbere, nibwo buhanuzi numvise. Sinari nzi ko Imana iravuga, sinari nzi ko Imana itanga amasezerano, ariko niwe wampanuriye bwa mbere. Arambwira ngo umva uko Uwiteka avuze, arambwira ngo Imana iravuze ngo uzayikorera, kandi Imana iravuze ngo uzazenguruka uvuga ubutumwa, uzazenguruka uyamamaza, uzazenguruka uvuga imirimo n'ibitangaza byayo. Haleluya. Ntabwo nabishyikiraga rero, ntabwo byari ubwa mbere, ariko ndashimira Imana ko icyo yavuzganye nanjye icyo gihe niyo munsi wa none igenda ibisohoza. Amen. Uwo munsi rero narasenze, barataha, nanjye ndataha nsubira mu rugo. Ariko iryo joro Umwuka Wera arangenderera, naraye ntera haleluya nyinshi burinda bucya. Mu gitondo ngira nsubira kuri Banguka ngo utabare. Biba gutyo umunsi ku munsi. Igihe kigeze mu rugo baranyirukana, barambwira bati warasaze, genda ubane n'abo basazi bene wanyu, ntukiri umwana wacu. Niba barakuroze genda uzagwa iyo ngiyo. Mpita ngenda. Ntabwo nari nzi ko ari umugambi w'Imana, ntabwo nari nzi ko ari ishuri Imana igiye kunshyiramo, ntabwo nari nzi ko ngiye kwiga kugira ngo nzabashe guhagarara ngo mvuge imirimo y'Imana. Nasubiyeyo rero, biba ngombwa yuko ariho nibera, biba ngombwa ko ariho mara igihe. Hari igihe umugezi wuzuraga nkajya nambutsa abantu baje gusenga. Hari nabo twajyanaga mu mazi tugasengana,
tugasenga n'abayatinye, ariko bitewe n'uko nari mpamenyereye, Imana yarahanshize, ariho yantuje, jyewe Uwiteka Imana yahankoresheje imirimo ikomeye. Ndashimira Imana rero ko igihe cyageze ikahankura, uyu munsi wa none nkaba nyishimira ibyo yakoze. Imana igiturinda kwibagirwa. Narahabaye umwaka urashira, narahabaye amezi 6 nayo ageramo ararangira, ariko Imana ibana nanjye, ikomeza kubana nanjye. Nahuriye n'intambara zikomeye, nahuriye n'inzara yarahandiriye, ubukene burankubitira, yewe imvura irahanyagirira bikomeye, izuba ry'impeshyi rikanshikiraho, ariko ndashimira Imana ko yabanye nanjye muri ibyo bihe, ikanshyigikira ikankomeza. Haleluya! Hari igihe cyageze nitegereje uburyo imiryango yanyanze, nitegereje uburyo abavandimwe bamvuyeho, nitegereje uburyo ubuzima bukomeye, nkajya nibaza nkavuga ngo ariko ubundi iyi ni Imana nakurikiye cyangwa narasaze? Hari igihe ugeramo igicuku cyabudika, ukahita wumva amajwi y'abadayimoni akuganiriza, akakwereka yuko wayobye, akakwereka yuko wasaze, akakwereka ko wabuze ubwenge, ariko uragira ngo ubwire ngo ahantu uhagaze uyu munsi, ihanganira igicuku urimo, ni hahandi icyo Imana yavuze izagisohoza. Ihanganira ishuri urimo, bene data, kuko icyo gihe ndaho ngaho Imana yarambwira ngo ndi kwiga, ngo nari ndi kwiga muri primaire, ngo nari ntangiye ishuri rya primaire. Narize rero, umwaka urashira, amezi 6 arashira, ndabyibuka amezi 5 agezemo, niho Imana yambwiye ngo igiye kunyambika. Imana igiye kunyambika, yari imaze gukoresha umuhanuzi, arampanurira. Imana irambwira ngo mwana wanjye, ngiye kukwambika, kandi igihe cy'ubutayu kirarangiye. Imana rero mu minsi mike ikoresha abantu bari bavuye i Muhanga, mbona banzaniye imyenda yo kwambara. Ndashimira Imana ku ituzi, ndashimira Imana ku ishobora byose, kandi ari umukozi w'umuhanga. Shimira na bene data Imana yagiye ikoresha, bakumva ijwi ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi wa none njya nibuka abo bose bagiye bangirira neza, ndaho mu butayu, nuko nsenze nkavuga ngo Mana ubaha umugisha. Ntabwo nkibibuka, ntabwo twanahura ngo nzabamenye kuko hashize imyaka myinshi, ariko ndabyibuka ko abo ngabo Imana yakoresheje bakanzanira ipantaro n'ishati, bambwire ko baturutse i Muhanga, ariko n'abaho bari Imana ibaha umugisha. Haleluya! Ndashimira Imana rero, nibutse imirimo y'Imana, ndongeye nyiramburiye amaboko. Imana nihimbazwe. Amen. Narahabaye rero, narahabaye, ubuzima burakomera, inzara irahandira. Hari igihe najyaga nicara, guhaguruka bikananira. Hari igihe nicaye mpagurutse nikubita hasi kubera inzara. Hari igihe naryamaga, aho ndyamye nkashiduka bwakeye, ntazi igihe bwakereye kubera inzara n'umunaniro. Nabwirizaga ku manywa umunsi wose, abaje gusenga, nijoro abaharenga arambwiriza. Igihe numvise umunaniro uje, aho nicaye ngahita nsinzira, ariko icyo Imana yavuganye nanjye no kugikora yaragikoze. Ndashimira Imana ko yandengeye, ndashimira Imana ko yangiriye neza. Imana yansezeranyaga urugo, ikambwira ngo izankorera ubukwe. Nareba umuryango uburyo wanyanze, nareba uburyo abavandimwe banyanze, nareba uburyo ababyeyi banjye banyanze, nkibaza ngo mbese bizaca mu zihe nzira, mbese bizagenda bite? Nareba ahantu ndi, nareba nta mwenda mfite, nareba uburyo nta mafaranga mfite, nkibaza ngo Mana bizanyura mu zihe nzira, ariko Imana ikambwira ngo nzabyikorera. Haleluya! Imana ikajya imbwira ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Ndashimira Imana ko ku bwayo ijya ibyikorera. Imana ni ishimwe. Haleluya! Imana rero ikomeza kubana nanjye kuri Banguka Ngutabare. Ndahaba, igihe kigeze, n'inkweto ziraza zirahansanga. Umuntu Imana yakoresheje nawe ni umuntu w'i Kigali. Ndagiye kora mbona araje ari mu gitondo nka 2:00. Nari ndyamye munsi y'urutare, hari ibitare byinshi, numva ijwi irambwiye ngo sohokamo nkwereke. Ndasohoka, ari nko mu ma 9:00 z'igitondo. Sohotse ngeze hanze, nsanga umuntu w'umugabo yambuze, arimo aranshakisha. Arambwira ati nakubuze mukozi w'Imana, ati Imana yakuntumyeho. Nuko ngiye kwambona afunguye igikapu, akuyemo inkweto nziza za congo nziza rwose, caguwa nziza. Harangije mbona akuyemo n'amasogisi aranyambitse. Mbona ashimiye Imana, avuze ngo Mana ndagushimiye ko uzi gupima ibirenge by'abantu bigahuriramo. Arambwira ati rero sabira umugisha nitahire, kuko iwacu ni i Kigali, Imana yari ikuntumyeho
umugambi wayo ndawushohoje. Nuko byagenze, nshimira Imana ko Imana ituzi kandi izi n'ubuzima tubayemo. Uwo yampaye ubuhamya gatoya rero arambaza ati ese urazi? Nabwiye ntabwo nkuzi. Arambwira ati twaje aha tuje gusenga, ati tuzanye na gurupe tuvuye i Kigali, ati uratubwiriza ariko nta nkweto wari wambaye, atari ku ijwi rikajya rimbwira aho nicaye rikambwira ngo kuramo izo nkweto uzisigire umukozi wanjye. Ati ijwi rikomeza kubimbwira ariko nareba uburyo ndibukuremo inkweto nkasubira i Kigali n'ibirenge gusa. Ati nabwo nkumva abo twazanye bari bunseke. Ati ariko naratashye ijwi ntiryatuza rikomeza kumbwira inkweto. Ati kugeza ubwo ngiye Nyabugogo gushaka inkweto, ati mpageze Imana ikoresha umuntu arambwira ngo icyo uje gushaka ntabwo ari ahakiri, genda utuze Uwiteka ari bugusurire ijoro araguhishurira neza. Arambwira ngo yararyamye rero ngo Imana iramusanga imuhishurira ahantu hari inzu bacuruza inkweto, irangije ngo iramujyana mu iyerekwa imwereka inkweto azangurira, iragenda ngo irabimwereka imubwira n'amafaranga azazigura. Niko ngo byagenze. Inkweto rero ngiye kwambona arazinzaniye nzambaye bihuriramo. Ndashimira Imana ko Imana itabeshya, icyo yasezeranye nawe no kugikora izagikora. Mwene data, tuza umutima kandi ukomere, kandi ukomeze usenge, ukomeze ushishikarire kumenya Imana no kwegera Uwiteka. Haleluya. Imana nishimwe rero. Ubuzima bwarakomeje burakomera, ariko Imana irambwira ngo igihe cy'ubutayu kirarangiye. Ndabyibuka umwaka n'amezi 6 byashize, mfite inkweto, mfite ipantaro n'ishati byiza bishyashya, mbyambara ku munsi wa mbere byambara. Imana irambwiye ngo ubutayu burarangiye, ngiye kugutuma hirya no hino. Ndabyibuka urusengero ninjiyemo bwa mbere nambaye iyo myenda ni mu rusengero rwa ADEPR aho bita kuri paruwasi ahantu bitaga Kareba, ni muri Ruhango. Niho navuze ubutumwa bwa mbere mvuye mu butayu, Imana ihantumye, Imana inyoherejeyo. Ndashimira Imana ko yabanye nanjye kandi ikanshyigikira. Ni ubwa mbere narinjiye mu rusengero, kuko jyewe umuhamagaro wanjye nahamagariwe mu butayu, niho nihaniye bwa mbere, ni naho nakirijwe, mpita ntangira ishuri ryo kwiga kuvuga ubutumwa no gusoma Bibiliya. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umunsi wa kabiri rero, igihe cya kabiri cy'ivugabutumwa, Imana intuma bita kuri paruwasi yo ku Buhanda. Ku Buhanda niho nagiye bwa kabiri, nabwo Imana intumyeyo, nabwo mvuga Imana iramamara, Imana inkoresha iby'ubutwari, ntabwo nzabyibagirwa kuko Imana yabanye nanjye icyo gihe. Ndayishimiye, nihimbazwe. Haleluya. Ubwo naratahaga nkakuramo imyenda nkayibika nkasubira mu butayu. Nibwo Imana yaje irambwira mu gihe cy'ubutayu kirarangiye, ngiye kugutuma ahandi. Nibwo Imana yanyohereje ahandi, ndagenda njya kubavuga ubutumwa mu rugo ndubamwo. Urugo nagiyemo icyo gihe narubayemo amezi 7 mbabwiriza ubutumwa, ndabasengera barakizwa. Amezi 7 arangiye, Imana irambwira ngo sezera kuko igihe cyo kwaba kirangiye kandi umurimo wakora ukaba urangiye. Ndasezera, mpita nsubira mu butayu, niho hari iwanjye. Mpageze Imana irambwira ngo igihe cyo kuhaba nabwo cyararangiye, reka ngutuma ahandi. Ubwo niko Imana yantumaga no mu masoko hirya no hino njya kuvuga ubutumwa. Mu isoko rya Ruhango narahazengurutse mvuga ubutumwa, abantu bihana inshuro zigera muri 4. I Muhanga hari igitarama nahabwirije ubutumwa mu isoko nzenguruka. Isoko rya Nyanza hose ndahazenguruka mvuga ubutumwa bwiza. Imana iranshyigikira, ibana nanjye icyo gihe. Ndashimira Imana ko Imana ijambo ivuganye nawe iririnda kandi ikarikurikirana kugeza irisohoje. Haleluya. Imana nihimbazwe rero. Icyo gihe rero Imana iranshyigikira, ikomeza kubana nanjye. Nibwo yahankwe nanone mu butayu injyana mu rundi rugo narubayemo. Ni naho Imana yambwiye ngo urugo ugiyemo niho ngiye kwirekana kandi imbaraga zanjye zizagaragara. Imana iranshyigikira nanjye muri urwo rugo nagiyemo inshuro ya kabiri. Ni naho Imana yamishuriye irambwira ngo dore aho ugomba gusengera ni muri ruriya rusengero, muri ririya toro niho ugomba kujya gusengera. Abo mu rugo twasenganagaho narindi niho bose nabwirije ubutumwa bwiza, barihana barakizwa. Imana iranshyigikira inyobora aho tugomba kujya gusengera. Turagenda twinjira mu rusengero turasenga, twigira umubatizo. Igihe kigeze turabatizwa.
Imana nihimbazwe. Haleluya. Ndabatijwe muri paruwasi ya Ruhango, ni naho abantu twasenganaga. Mboneraho no gushimira abo bantu twabanye nkabagiriraho umugisha, kandi nabo bakangiraho umugisha. Mboneraho gusuhuza umukozi w'Imana, haleluya, witwa Mama Rene ndetse n'umugabo we n'abana. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, kandi Imana igikomeza ibaha imbaraga, haleluya. Imana iranshyigikira, inkoresha iby'ubutwari, ibana nanjye imyaka 2 irangiye tumaze kubatizwa. Ndabyibuka mu mubatizo wanjye n'abo twari turi kumwe, korali 2 zose zaraje zikoresha igiterane, abandi bantu nabo barakizwa barihana. Imana iramamara kuri uwo musozi, Uwiteka nahimbazwe. Imyaka 2 irangiye ni Imana yambwiye ngo igihe cyo kuhaba mu Ruhango kirarangiye, ugiye kwiga kaminuza, haleluya. Bene data, nagira mbabwire ngo ishuri ry'Imana rirakomera, ishuri ry'Imana ryige neza, kuko icyo Imana yavuganye nawe no kugikora izagikora. Ntabwo ishuri ry'Imana warikata, ntabwo ishuri ry'Imana warica ku ruhande, ntabwo ishuri ry'Imana yagambiriye kuryiga ntawe ushobora kurihungira. Icyo gihe Imana irambwira ngo ugiye kwiga kaminuza, haleluya. Irambwira ngo ugiye kwiga kaminuza, imuha amasezerano, irambwira ngo kandi nzabana nawe, kandi nzakugirira neza. Irambwira ngo ariko umunyeshuri wiga kaminuza ngo atungwa na buruse. Irambwira ngo uzihanganire buruse nubwo ari nkeya, ngo ariko nzabana nawe, nzagushyigikira. Ndashimira Imana ko Imana yabanye nanjye muri uko kwiga kaminuza y'Imana. Nubwo yari ikomeye, nubwo yari igoye, ariko Imana yabanye nanjye. Igihe kiragira rero, muri iyo minsi mike imaze kubimbwira, niho nashidutse nisanze aho bita mu Gasarenda Nyamagabe. Imana ariho igiye kunyigishiriza kaminuza nayigiye aho bita mu Gasarenda, hariya ku Gikongoro. Mboneraho no gusuhuza mu Gasarenda twabanye tugakorana umurimo w'Imana. Imana ibampera umugisha, ndabashuhuje. Hari abakozi b'Imana bo mu Gasarenda, hari mwarimu Venani, hari ba Mama Pisiye n'umugabo we, hari n'abandi twagiye dukorana umurimo tugasengana. Imana ikabamperaho umugisha, Imana nibagirire neza, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kaminuza ndayiga mu Gasarenda, kaminuza y'inzara, kaminuza y'uruvugo, kaminuza y'ubukene, kaminuza y'ubushomeri, kaminuza yo kuburaho kuryama. Ariko Imana ishimwe, kuko nta jambo ivuga ngo rihere, haleluya. Mana nihimbazwe. Icyo gihe nkibamo, igihe kirangora, kugeza ubwo ubuzima bwanze, bigeraho nongera ndatega ngaruka mu Ruhango. Ariko Imana irambwira ngo subirayo, kuko hariya niho uzatabarirwa, hariya niho nzakugirira neza. Ndongera nsubirayo ntafite icyerekezo, ariko Imana yari ifite umugambi, Imana yari ifite gahunda ku buzima bwanjye, Imana yari ifite uburyo izabigenza, Imana yari ifite uburyo izabikora bikemera, haleluya. Imana nihimbazwe. Bene data, nasubiyeyo nabwo ubuzima buranga, ariko Imana iranshyigikira, ibana nanjye. Imana ikomeza kumpa umutima ukomeye, ndihangana. Imana ikomeza kuvugana nanjye, ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ikambwira ngo mwana wanjye tuza umutima, ndi kumwe nawe. Ariko ubuzima ntibwari bworoshye, ariko ndashimira Imana ko yagiye inshobozi ikabana nanjye. Ejo inzu mbahemo bakayinyirukanamo, Imana ikambwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Ejo nkabura ibyo kurya, ndabyibuka igihe namaze iminsi 4 ntafite ibyo kurya, ariko Yesu abana nanjye, haleluya. Ndabyibuka hari igihe byankomereye, ariko Imana irambwira ngo humura, kubwanjye nzabyikorera. Irambwira ngo nzakugirira neza, irambwira ngo tuza umutima, kuko nzakurengera, kandi irambwira ngo humura, uzankorera hafi na kure. Ndashimira Imana ko ibyo yavuze no kubikora ibikora. Narahabaye mu Gasarenda, ubuzima burarya, inzara irambabaza neza. Hari igihe najyaga kuvuga ubutumwa, ntataha nkaburara, ejo nkabwirirwa, ejo nkaburara, ejo nkabwirirwa. Ariko ndashimira Imana ko nubwo ntashonje, ariko ntabwo napfuye ngo nicwe n'inzara. Imana ishimwe ko yakomeje kuba mu ruhande rwanjye. Ndashimira Imana. Ntabwo biba byoroshye
kubivuga urumva byoroshye, ariko byari ubuzima bukomeye. Abo twari kumwe mu Gasarenda barabizi, abo twari kumwe barabizi ubuzima nari ndimo, barabizi uburyo nari mbayeho. Imana yari yabamishe batazi ubuzima mbayemo, babona ngenda, babona mu rusengero tubana, nyobora gurupe y'abanyamasengesho, nyobora urubyiruko, ariko batazi ubuzima mbayemo. Ariko ndashimira Kristo ko ari Imana ishobora byose, hari Imana itabara. Imana yarandengeye ibana nanjye mu Gasarenda, igihe kiragera Imana iramfasha, Imana iranshyigikira, ikoresha abo hirya, ikoresha abo hino, hafi na kure, abo ntarinzi. Imana irambwira ngo igiye kunyambika nanone. Imana ikoresha abantu, imyenda ndayibona. Imana irambwira ikoresha umuntu wari uri i Butare, arampamagara arambwira tumva, ati Imana irambwiye ngo iki ni igihe cyo kuva ahantu urara, kuko bene data icyo gihe byari bikomeye, icyo gihe bwari ubuzima bugoye, ariko Imana yari ibuzi. Imana iritegereza irareba, ibona igomba kunkura muri ubwo buzima, ibona igomba kunkura aho hantu. Ndashimira Imana ko ireba, ndashimira Imana yuko ituzi ikamenya n'ubuzima tubayemo. Icyo gihe cyarageze rero, ubwo narampamagara arambwira ati rero, ati Imana yambwiye ngo ahantu uri ugomba kuhava. Ndamubwira nti ese ahantu ndi hameze gute? Ati nuko Imana yambwiye, ati ahantu urara ntabwo Imana ihagushaka. Bene data, nararaga ku musambi, nawe wari umaze kubora, ariko Imana yarambwiye ngo nta muntu uzabimenya, nta muntu uzamenya aho urara, nta muntu uzamenya aho utaha. Kandi hari hafi y'urusengero, kandi nyobora gurupe y'abanyamasengesho, nyobora urubyiruko, ariko ntibatazi aho nta, kubera umugambi w'Imana. Igihe kigeze rero, Imana ihanyimuye ku uwo muntu imukoresheje, nibwo nimutse njya mu yindi nzu nziza, ayinyishyurira amezi 7. Ndashimira Imana ko ituzi, ndashimira Imana yuko Imana ishobora byose. Imana yagiye ibana nanjye, Imana igenda ingirira neza, ndayishimiye. Igihe cyarageze rero, ryasezerano Imana yambwiraga ngo izankorera ubukwe, Imana irabukora. Nari ndi mu Gasarenda, abo twari turi kumwe barabizi, byari bikomeye, ariko ijambo Imana yavuze irarisohoza. Imana nihimbazwe. Bene data rero munkurikiye, ni inshamake y'ubuhamya y'ubuzima nanyuzemo, gira nkubwire wowe wihebye uyu munsi wa none, gira nkubwire wowe ubona ko bitinze, gira nkubwire wowe ubona ko amasezerano atinze, nkubwira ngo komera, ihangana aho ukomere kuri iyi Mana, komeza usenge, komeza ukiranuke, komeze wubaha Imana. Ibyo yavuze no kubikora izabikora, kuko Imana yambwiye ngo nzayivugira hafi na kure. Ndashimira Imana ko isezerano ryayo iri kugenda irisohoza. Naragiye mvuga Imana, ndi mu Gasarenda mvuga Imana, iranyambusa ingeza mu Bweyeye, iranjyana ingeza i Cyangugu, ingeza hariya za Nyamasheke, nabwirije ubutumwa bwiza. Akamembe nahavuze ubutumwa bwiza, Shagasha nahavuze ubutumwa bwiza, mu Bweyeye kuri paruwasi abaho ndabashuhuje, baranzi. Imana yagiye ibana nanjye, Imana nihimbazwe. Haleluya. Muragira mbabwire ngo bene data, urugendo Imana itunyuzamo n'ubuzima Imana itucishamo, ibigira ngo itwigishe, kugira ngo ejo tutazirata, kugira ngo ejo tutazibagirwa, kugira ngo ejo tutazarengwa, nk'uko Imana yavuganye natwe ngo nitumara kurya tugahaga tuzirinde kwibagirwa. Haleluya. Imana nishimwe kandi Imana ihimbazwe. Aya masaha rero nagira nkubwire wowe wari ucitse intege, kugira ngo nkubwire ngo ongera wiyumve mu imbaraga z'Imana. Hari abantu Imana ivugana nawe uyu munsi bakagira ngo ejo birahita bisohora. Hari abantu Imana iha amasezerano bakagira ngo mu kwezi kumwe birahita biba. Nagira nkubwire ngo isezerano Imana yampaye ry'ubukwe yari insohoreje ndimaranye imyaka 8. Kandi buri munsi ivugana nanjye mbwira ngo inkoreye ubukwe, buri munsi mbwira ngo inkoreye ubukwe, buri munsi mbwira ngo irahagurutse. Nagira mbabwire mwebwe, Imana yavuganye namwe ngo nimutuze, mwihanganire ishuri muri kwiga rizarangira. Cyambere nuko ugomba kwiga neza, kandi ikindi ukagira kwihangana, ugakiranuka, kuko intambara zo ziba ari nyinshi, inzira irafunganye. Bene data, nimutuze kandi mukomere ku cy'Umwami yavuganye namwe. Haleluya. Imana nishimwe rero, Imana nihimbazwe. Aya masaha nagira ngo nkurikiye, Imana yongere guha imbaraga, Imana yongere guha imbaraga. Narababaye, narababajwe, narashonje, ahandi usonza,
waba wicaye uhaguruka ntibigushobokere, ugahaguruka uko wishakiye ukikubita hasi. Narashonje hahandi nahagararaga nkazunga isereri, ariko ndashimira Imana ko yambwira ngo izangaburira. Nubwo n'uyu munsi wa none ntararya, n'uyu munsi wa none agira amabwire ngo ntabwo ndarya nk'uko Imana yavuye nanjye ko nzarya, ariko ndabizi neza ko ibyiza biri imbere, kandi ijambo Imana yavuze yaririnda kugeza risohoje. Uyu munsi wa none yambabwire ngo inzara yandiye ikansesera no mu magufwa, na n'uyu munsi wa none ntabwo iranshiramo, ariko Imana yavuye nanjye ko izamara inzara. Haleluya! Imana ntabwo ibeshya. Rero ndagira mbabwire ngo twirinde kwibagirwa aho Imana yadukuye, twirinde kwibagirwa. Imana idufashe. Hari abantu bibagirwa aho Imana yabakuye, hari abantu bibagirwa inzira Imana yabanyujijemo, hari abantu bibagirwa uburyo Imana yabatabayemo, bamara kubona bageze mu bisubizo bagahita bava ku Mana, gusenga bagahita babireka, ubutumwa bavuga bagahita babuhagarika. Ntabwo Imana yatanze konje, nimukorere Imana nk'uko yabibahamagariye. Haleluya! nimukorere Imana nk'uko yabahamagariye kuyikorera. Ndashimira Imana ko uyu munsi wa none mu buhanuzi nakiriye, Imana ikoresheje Mama Queen i Kigali, uyu munsi wa none byose nagiye mbibona ku murongo uko bikurikirana, nibitarasohora nabwo bizasohora. Mama Queen ndagushuhuje. Ni umumama bajya mubona muri filime akina filime, nabwo akina filime ari mama pasiteri, jya mubona. Ariko Imana aho ari, Imana n'abamuzi muzamusuhurize ko ari wa mugabo wabaga kuri Banguka Ngutabare, bajyaga bahasanga yarahondaguwe, yarakubititse, yirirwa avuga ubutumwa, abwira abantu bumva abandi batumva. Ni wa wundi, ni jyewe wabaga kuri Banguka Ngutabare, mbana n'undi musore witwaga Sigisiberi, tuhabana. Sigisiberi nawe aho uri ndagushuhuje. Sigaye numva yuko ngo asigaye atwara imodoka zijya muri Kenya. Imana nawe iguha umugisha. Twarahabanye kuri Banguka Ngutabare, ubuzima buraturya, inzara iradukubita, imvura iratunyagira, izuba riradukubita, ariko icyo Imana yagambiriye ku buzima bwacu turashimira Imana ko yagisohoje. Imana nihimbazwe. Uyu munsi rero ndagira nkubwire ngo tuze umutima, ugarukira Uwiteka. We warucogoye, we warusubiye inyuma, garukira Imana. Imana izakugirira neza. Wiva mu masezerano, wicika intege uvuge ko Imana yakubeshye. Ntabwo Imana yakubeshye. Wicika intege uvuge ngo biratinze, Imana yambwiye ubukwe none butinze kuba, reka nishyingire. Hoya. Imana yambwiye inzu none narayibuze. Hoya. Imana yambwiye amafaranga none sinde. Hoya. Hama hamwe ukiranuke, usenge Imana, uyubahe. Icyo Imana yagambiriye gukora izagikora hatabuzeho na gatoya. Icya mbere, icyo Imana igushakaho ni mu mwanya mwiza, aho Imana yavuganiye nawe uyu munsi wa none. Ni uki aho Imana yagusanze uvugana nayo uyu munsi wa none uracyaha. Ese Imana ko yavuganiye nawe muri korali uracyayirimo? Ese Imana ko yaguhaye amasezerano uri mu ivugabutumwa uracyari mu ivugabutumwa koko? Ese Imana ko yavuganiye nawe mu amasengesho acyayabonekamo? Genzura urebe kwaho Imana mwavuganiye uyu munsi wa none ukiyahagaze neza. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Haleluya. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo hari indirimbo uririmbyi yaririmbye, indirimbo ya 207, indirimbo zo gushimisha Imana. Iravuga ngo wabatinyutse ibyago byose. Haleluya. Wabatinyutse ibyago byose, nazakurikire Umwami Yesu, ntacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Amen. Ntabwo tuzaca
ntituzacogozwa n'incamugongo, abazitubwira nibo bazagwa. Incamugongo zirahari, incamugongo ni nyinshi, ariko komeza inzira watangiye. Niko abaririmbyi baririmbye bavuga ngo komeza inzira watangiye. Wahisemo neza Nyagasani, muri kumwe. Haleluya. Incamugongo zirahari, amajwi akubwira ko Imana yakubeshe, amajwi akubwira ko Imana itabaho, amajwi akubwira ko bitazasohora, amajwi akubwira yuko upfuye, amajwi akubwira yuko byarangiye. Ariko nagira ngo ubwire ngo icyambere ni ukubaha Uwiteka, icyambere ni ugukorera Imana, ikindi ugatunganira Imana. Nicyo cyambere Imana igushakaho, naho ibindi byose ni amakuru y'incamugongo. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Nagira mbabwire bene data mwe munkurikiye, nagira mbabwire ngo Imana ntabwo ibeshya, Imana ntibeshya, abantu nibo babeshya, Imana ntihemuka. Umuntu yaguhemukira ariko Imana ntabwo ihemuka. Umuntu yakugiraho uburyarya ariko Imana ntabwo igira uburyarya. Umuntu yaba injajwa ariko Imana ntabwo ari injajwa. Umuntu yagusezeranya ntagusohoreze ibyo yagusezeranije, ariko Imana si uko iteye. Imana icyo yavuze no kugikora iragikora. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Rero uyu munsi wa none nagira mbabwire ngo nimwongere mugwize imbaraga z'umutima. Imana itugirire neza. Nigeze mbabwira ijambo ndababwira ngo Imana idukure mu bantu, Imana idukure mu bantu. Hari igihe ushobora kuba uri mu bantu, Imana ntize kugusubiriza mu bantu. Icyo ishaka ikubwira ngo banza witandukanye n'abantu, banza witandukanye n'ibibi byawe, banza witandukanye n'ubujura, banza witandukanye n'ubutiriganya n'uburyarya, kugira ngo Imana izikore. Haleluya. Ntabwo Imana yaza gukora, ntabwo yaza gukorera mu mwijima. Banza utandukane n'ingeso z'umwijima, banza utandukanye n'ibidafite umumaro, banza utandukane. Gira ibintu wiyambura, gira ibintu ureka, gira ibintu usiga, kuko Imana ishobora byose ivugana nawe. Yavuga neza kubwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va. Ubundi hari ikintu cya mbere mugomba kumenya, hari ikintu cya mbere mugomba gusobanukirwa. Haleluya. Reka mbabwire iri jambo, wowe nkurikiye uryumva uritega amatwi. Imana ishobora byose. Hari abantu mushaka guhanurirwa, hari abantu mushaka ko Imana ivugana namwe, ariko icyambere jyewe ngira ngo mbasobanurire mbabwire. Ijambo rya mbere Imana ivugana nawe, icyambere irakubwira ngo va. Ijambo rya kabiri ikakubwira ngo jya. Irya gatatu ikaguha isezerano ikubwira ngo nzakugirira neza. Haleluya. Imana ishobora byose ibanza kukubwira aho ugomba kuva ukimuka. Irya kabiri ikakubwira n'aho ugomba kwimukira hariho. Ubundi wahagera ikavugana nawe ikakubwira ngo nzakugirira neza, nzaguha umugisha. Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va. Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu, va usige inzu ya Sotera n'ibigirwamana, ujye mu gihugu nzakwereka, kuko nuhagera nzaguha umugisha. Haleluya. Va mu gihugu cy'iwanyu, mu nzu ya Sotera, mu bigirwamana by'iwanyu, va mu bigirwamana by'iwanyu, va muri karande z'iwanyu, va mu guterekera kw'iwanyu, va mu moko y'iwanyu, va mu mashyari y'iwanyu, va mu nzangano z'iwanyu. Nurangiza ujye. Haleluya. Nurangiza ujye aho nshaka, nurangiza ujye aho ngushaka, nurangiza usiga ibyo byose, nuhagera nzaguha umugisha. Haleluya. Iyo uvuye muri ibyo byose, warangiza ukimuka ukajya aho Imana igushaka, iyo uhageze Imana ivugana nawe. Haleluya. Iyo Imana uyumviye ukimuka aho ikubwiye ngo imuka, aho Imana itagushaka ukahava ukajya aho ishaka, Imana ivugana nawe. Hari abantu mushaka ko Imana ibaha amasezerano, ariko mutaramara kuva, mutaramara kwimuka mu bigirwamana, mutaramara kuva mu kuraguza, mutaramara kuva mu busambanyi, mutaramara kuva mu businzi, mutaramara kuva mu mashyari no mu nzangano, mugashaka ko Imana ibabwira amasezerano kandi mutaramara kuva. Isezerano rya mbere, haleluya, isezerano rya mbere Imana itanga ni ukukubwira ngo va, imuka.
Imana ishimwe cyane. Niryo sezerano rya mbere. Haleluya, ndafashijwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Sezerano rya mbere Imana itanga ni iryo kubwira ngo va, imuka aho umaze igihe uri. Wa mugabo w'umurikiye, banza uve aho uri, banza wimuke. Wa mubyeyi w'umurikiye, wa musore, wa mukobwa we, banza wimuke ahantu umaze igihe uri. Banza wimuke mu businzi, banza wimuke mu busambanyi, banza wimuke mu kuraguza, banza wimuke mu bujura, banza wimuke mu mashyari, banza wimuke mu moko, banza wimuke muri ibyo byose. Nurangiza ujya aho Imana igushaka, nuhagera Imana ivugane nawe, nuhagera wumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Iyo umaze kugera aho Imana igushaka, iguha amasezerano ikakubwira ngo nzaguha umugisha, nzakugwiza, nzakuzamura, nzarubana nawe, nzakugaburira, nzakwambika, nzakugirira neza, nzakurwanirira. Uzaguhagurukira wese azaba ari wo wazize. Imana ikavugana nawe ikakubwira ngo ururimi ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Imana Alebota yazove. Iyo umaze kwimuka ugiye aho Imana igushaka, Imana iguha isezerano, ikagushyiraho uburinzi, ikakurwanirira, ikagushyiraho ingabo zikurinda. Kuko haleluya, icyo Imana ishaka cya mbere, banza uve mu bibi byawe, banza uve mu byo umazemo igihe bidatunganiye Imana. Nurangiza ujya aho Imana igushaka, nurangiza uvugane n'Imana. Haleluya. Mwishaka guhabwa amasezerano y'ibyiza mutaramara kwimuka, mwishaka guhabwa amasezerano y'amahoro mutaramara kuva mu Imana iyanga, wishaka guhabwa amasezerano y'umugisha mutaramara kuva mu moko yanyu n'amashari yanyu, ahubwo banza wimuka uva aho hantu. Nurangiza ujya aho Imana igushaka, ubone kumva ijwi ry'Imana. Haleluya. Imana nishimwe cyane kandi Imana nihimbazwe. Agira mbabwire bene data mwe munkurikiye, iminsi turimo ni iminsi Imana ivugana natwe ngo twitandukanye. Haleluya. Twitandukanye. Murabizi ko mu rwandiko Pawulo yanditse bavuga mu bice 13 rw'Abikorino, havuga ngo naho natanga ibyanjye byose, nanjye ubwanjye nkitanga, naho nagaburira abakene, naho nakora imirimo imeze gute, ariko ntafite urukundo, ibyo byose nta mumaro, ibyo byose ntacyo byamarira. Nagira nkubwire mwene data, uyu munsi wa none abantu bari gukora imirimo myiza, mu matorero bari kugaragara ko ari abera, ariko nta rukundo. Abantu bari gukora imirimo ariko bagambanirana, abantu bari gukora imirimo ariko bangana, abantu bari gukora imirimo amashara ari menshi, abantu bari gukora imirimo igaragara ko ari myiza ku bantu, ariko mu mitima yabo halebota yazogre, mu mitima yabo hari inzangano, hari amatiko, hari amashari. Ariko Imana icyo ishaka ni uko ukora iyo mirimo ariko ufite n'urukundo. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Icya mbere ni urukundo. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo naho natanga ibyanjye, naho nanjye ubwanjye nakwitanga ngo ntwite, naho nafasha abakene, naho nakora imirimo imeze gute, ariko nta rukundo, ibyo byose ni imfabusa. Ijambo rigakomeza rivuga ngo naho navuga indimi nyinshi, naho nahanura ibimeze gute, ariko nta rukundo, ngo babaye nk'icyuma kirenga cyangwa umuringa uvuga. Ariko bagira mbabwire ngo mureke tugire urukundo bene data, tugire urukundo. Mwitore usengeramo, gira urukundo. Aho usengera ariho hose, gira urukundo. Ureke kwirata idini yawe. Nasomye Bibiliya muri Yesaya, Bibiliya irambwira ngo idini itaryarya ni Imana yishimira. Haleluya. Ni Imana yishimira idini itaryarya. Icyo ijambo ribitubwiraho ni iki? Idini itaryarya ntibabwire. Bibiliya iratubwira ngo ni ugusura imfubyi n'abapfakazi, kandi warangiza ukajya ubagaburira, ukajya ubafasha, ubagirira neza. Iyo niyo dini itaryarya iyo ariyo. Hari abantu mwiratana amadini murimo, umwe ati idini yanjye, undi ati idini yanjye, undi ati idini
nta dini rizajyana umuntu mu ijuru. Umuntu azajyanwa n'imirimo myiza yakoze yo gukiranuka. Haleluya! Umuntu azajyanwa n'imirimo myiza yo gukiranuka. Umuntu azajyanwa n'uko yubashye Imana agakiranuka. Imana nitugirire neza. Iminsi tugezemo ni iminsi buri muntu wese ashaka kumvaho hakavuga ngo jyewe idini isengeramo. Urabwira umuntu kwihana ibyaha, wabwira uti ibi ngibi ni ibyaha, ibi ngibi Imana ibyanga urunuka, akakubwira ngo idini ryanjye rirabinyemerera, akakubwira ngo jyewe idini ryanjye rinyemerera gukora ibyo ngibyo. Ariko uragira ngo ababwire ngo hari igihe idini rishobora kuba ribyemera ariko Imana itabyemera. Hari igihe idini rishobora kuba ribyemera ko ibyo bintu mubikora ariko Imana itabyemera. Niyo mpamvu Imana iherutse kumbwira mu ijambo mperutse kubagezaho, Imana imbwira ngo ifitanye urubanza n'abantu bayo. Imana ifitanye urubanza n'abigisha b'ibinyoma. Imana ifitanye urubanza n'abahanuzi b'ibinyoma. Imana ifitanye urubanza n'abavugabutumwa b'ibinyoma. Imana ifitanye urubanza n'abapasitoro b'ibinyoma batabwiriza abantu ubutumwa bwiza, batabwiriza abantu kuva mu byaha, batabwiriza abantu kwihana ibyaha no kureka, ahubwo bakababwiriza iby'imigisha n'amahoro. Ariko Bibiliya ivuga ngo nta mahoro umunyabyaha. Nagira ngo utangarize ngo icya mbere Imana ishaka ni uko ugomba gutungana, ugakizwa, ukava mu byaha urimo. Ibindi byose Imana ikaza ibyongeraho. Bibiliya itubwira ngo iki? Mujya musoma. Bibiliya itubwira ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ko ibindi byose muzabyongererwa. Nagira ngo abwire ngo iminsi tugezemo ni iminsi ikomeye cyane. Ni hahandi ngo umwana arira nyina ntiyumve. Niyo mpamvu abantu benshi bari kuza birukira mu madini, abantu benshi bari kuza birukira mu nsengero, atari agakiza kabazanye, ahubwo bazanywe no kumva ibitangaza. Abantu ntabwo bakijya kuraguza mu bapfumu, ahubwo basigaye baza kuraguza mu nsengero. Abapfumu badutse mu nsengero. Umuntu arakubwira ngo reka njye kumva icyo bambwira, reka njye kumva icyo runaka mpanurira. Ariko ijambo rya mbere rigira ngo ubwire, bya buhanuzi bwa mbere ngo uhanurire wowe nkurikiye, ni uko Imana ivuganye nawe ngo banza uve mu byo urimo bidatunganye. Numara kubivamo, Imana izahera kwiguha umugisha. Haleluya! Icya mbere ni ukubanza gutunganya ibidatunganye kugira ngo Imana ikunde ikugirire neza. Niyo mpamvu muri iyi minsi tugezemo ntabwo abantu bagishaka gukizwa. Niba babwirije ubutumwa bubinjiza mu gusenga, niba babwirije ubutumwa bubihanisha ibyaha, murabipfa mugashwana. Ariko bagira ngo mbabwire ngo icyo Imana yampamagariye, yambwiye kubwiza abantu ukuri, yarambwiye ngo mbabwire mwihane. Irambwira ngo nta musambanyi uzarigera mu ijuru. Irambwira ngo nta murozi, nta munyamoko, nta munyeshyari, nta munyenzangano, nta muntu wanga mwene se uzarigeramo, nta muntu w'umujura w'umwambuzi uzarigeramo. Niyo mpamvu uragira ngo utangarizeho nkurikiye ngo banza wimuke muri ibyo byose urimo, nurangiza ujya aho Imana igushaka, niho Imana izaguha umugisha. Kugirire neza. Uribaza ngo kubera iki ncuruza ngahomba? Uribaza ngo kubera iki ntatera imbere? Uribaza ngo kubera iki nyatsi yanyokamye? Genzura urebe ko mu byo ukora hatarimo ibijurano. Genzura urebe ko mu byo ucuruza hatarimo amanyanga. Genzura urebe ko mu byo utunze hatarimo ibyo washimuse ahandi. Genzura ucunge urebe ko mu byo ufite hatarimo ibyo wariganije cyangwa wabonye biciye mu zindi nzira zidatunganye. Nusanga bitunganye rwose, umenye ko ari ishuri Imana yagushizemo, kandi ishuri ry'Imana ntiriguhoraho, igihe kiragera ikarigukuramo. Bibiliya iratubwira ngo ntabwo izahora ibabaza umuntu iteka, bigera ikamugirira imbabazi. Mwibuke na Yobu yarageragejwe, Imana iramugerageza, yabyemeye, yemera ko Satani amugerageza,
ariko igihe kigeze Imana iramushumbusha. Niba ufite ibigeragezo, niba ufite inyatsi mu byo ukora, niba ufite ubona ibyo ukora bidatera imbere, ukabona ari ishuri ry'Imana nta ruhare wabigizemo, ihangane uturize Imana, ukomeze ukiranuke. Imana yo mu ijuru izagushumbusha kandi izaguha umugisha. Ariko niba uzi neza ko ibyo ukora birimo amanyanga, birimo ubujura, birimo kwiba abaturage, birimo kwiba, birimo ibintu bitandukanye, hari n'aho wakuye ayo mafaranga mu buryo budasobanutse Imana itishimira, nurangiza uhereye aka kanya wihane, usaba Imana imbabazi kugira ngo Imana ikugirire neza. Bene data, Imana iduhane umugisha. Haleluya. Ndashimira Imana ko Imana itubwiza ukuri. Ntabwo umuntu azazira ko atumvise, ntabwo umuntu azazira ko yumvise ntiyumvire. Bene data wo nkurikiye, waba umugabo, waba umugore, waba umusore, waba umukobwa, bagira ngo ubwire ngo tunganye ibidatunganye. Haleluya. Kandi iminsi tugezemo muri iyi minsi, bene data nagira ngo mbabwire ngo niba udafite n'amaso yerekwa, niba udafite n'impano yo kurondora, niba udafite n'impano yo kureba ngo witegereze, ariko ibihe tugezemo byaguha kureba ukamenya icyerekezo aho kiri kutuganisha. Nushaka ukiranuke, nushaka ukizwe, nushaka utunganye ibidatunganye. Imana itugirire neza kandi Imana iduha imbaraga. Ndagira mbabwire ngo nimuhindukire, mugarukire Uwiteka bigishoboka. Bibiliya tubwira ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumwambaze akiri bugufi. Muri iri jambo iyo nisomye nibaza ngo mbese buriya nta gihe tuzasenga Imana ntituyibone, nta gihe tuzashaka Imana tutayibona. Tuvuga ngo Bibiliya yavuze ngo mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Bishatse kuvuga ngo hari igihe dushobora kuzamushaka tutamubona, kandi birikavuga ngo tumwambaza akiri bugufi. Birashoboka ko hari igihe tuzamwambaza yaragiye kure atakiri hafi yacu. Niyo mpamvu uragira ngo ubwire ngo garuka, gira vuba, ugarukire Uwiteka. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Imana yampaye ubutumwa yanjyana mu isoko. Umwana ajyanaga mu isoko, Imana yarambwira ngo genda ubwire abantu uyu munsi wa none. Imana ikomeje kumbwira ngo mbwire abantu bihane, biyeze, batungane, ibidatunganye babitunganye. Kandi Imana ikakubwira ngo ije guhemba no guhana, ije guhemba no guhana, ije guhemba no guhana. Ubyumve, ubyiteho kandi ubisobanukirwe neza. Imana ije guhemba no guhana. Muri korali urimo, Imana izaza iguhembe. Muri korali urimo, Imana izaza iguhembe bitewe n'ibyo wakoze cyangwa uzahana. Ese mu murimo Imana yagushizemo wawuhagazemo neza, niza aho kuzahembwa cyangwa uzahana? Uwiteka Imana aturengere kandi Imana itugirire neza. Iyo usomye muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, mu bice 25 murongo wa 31 hari amagambo avuga ngo gucirwaho iteka. Bibiliya ikavuga ngo igihe umwana w'umuntu azaza akicara ku ntebe y'ubwiza bwe, ngo narangiza amahanga yose azamukoranirizaho impande zose, ngo narangiza azarobanura, ngo intama zikure mu ihene. Imana iturengere. Ngo intama azazikura mu ihene, ngo intama zishyire iburyo bwe, azibwire ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Ngo kuko nari nshonje murangaburira, nari nambaye muranyambika, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mu nzu y'imbohe muza kunsura, nari umushyitsi murancumbikira. Ngo nibarangiza mubaze ngo mbese twakubonye ryari ngo tugukorere ibyo? Narangiza babwire ngo igihe mwabikoreye ba bandi boroheje nyuma y'abandi bose, burya n'igihe mwabikoreraga. Ngo narangiza ahindukira abari ibumoso bwe, ababwire ngo mwebwe nimuze mujye mu muriro utazima, mu muriro uwabateguriye uhereye kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje nimwangaburira, nari umushyitsi mwanga kuncumbikira, nari mu nzu y'imbohe nimwaza kunsura. Ngo nabo nibarangiza mubaze ngo mwami twakubonye ryari twanga kukugaburira cyangwa twanga kugucumbikira? Narangiza ababwire ngo igihe mutabikore wa wundi woroheje nyuma y'abandi bose, burya ninjye mutabikore. Ariko Imana iturengere, Imana iturengere, kuko iminsi tugezemo ni iminsi igoye. Ariko bene data,
hindukira ugaruke umenye icyo Imana igushakaho. Ni iki cyatumye Imana ikurokora? Ni iki cyatumye Imana igusigaza? Ni iki cyatumye Imana igushyira mu murimo wayo? Ni iki cyatumye Imana ikurengera urya munsi ntupfe? Ni iki cyatumye Imana ikongera iminsi yo kubaho? Ni ukugira ngo utunganye ibyari bisigaye bidatunganye. Tugana ku musozo, bene data wankurikiye, ndagira nkubwire ngo wowe wumvise iri jambo ongera uritekerezeho, nurangiza ugarukire Uwiteka. Natere ku ijambo rivuga ngo haleluya, rivuga ngo twirinde kwibagirwa aho Imana yadukuye. Nk'uko Dawidi nawe ntabwo yigeze yibagirwa ineza Yonatani yamugiriye. Ageze ku ntebe yibuka ko Yonatani yamugiriye neza, niko kubaza abaza niba nta wasigaye w'umuryango we bamugirire neza. Niko kuzana Mefibosheti kandi yemera ko basangirira ku meza. Niyo mpamvu nawe nkurikira agira nkubwire ngo uhereye aka kanya irinde kwibagirwa kw'Imana yakurokoye. Wikwibagirwa kw'Imana yakugaburiye ushonje. Wikwibagirwa kw'Imana yakwambitse ari wambaye ubusa. Wikwibagirwa kw'Imana yagukuye muri puberi. Wikwibagirwa kw'Imana yagutoraguye bagutaye. Wikwibagirwa kw'Imana yaguhaye ijambo ntabyo wagiraga. Wikwibagirwa kw'Imana yaguhaye agaciro ntako wari ufite. Wikwibagirwa kw'Imana yakurindiye wo kubahwa wari insuzugurwa. Nurangiza ukiranukira Imana, wongere ugirane isezerano n'Imana bundi bushya, uvuge ngo Mana ndabyibutse kandi nzagukorera. Niba wari utanye ongera ugaruke. Niba wari waraguye ongera ubyuke. Niba wari ushiye mu ntege nkeya ongera ugirire Imana icyizere, wibuke imirimo y'Imana yakoze. Reka dusenge Imana. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye amasaha kubwira ijambo, ndagushimiye kubwo wabanye natwe ukadushyigikira. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Aya masaha nkweretse abari bacitse intege, nkweretse abari basubiye inyuma, nkweretse abari bamaze kwibagirwa ibyo wabakoreye, nkweretse abatinyaga kuvuga ineza wabagiriye, nkweretse abari hirya no hino bose, abari mu bihugu byo hirya no hino, abari mu Rwanda, abari i Kigali, abari impande zitandukanye. Buri muntu wese ku rwe ruhande wumvise iri jambo umugenere kandi wongere umugirire neza. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, ubahe imbaraga, ubashoboze kandi ubashoboze gukiranuka, ubashoboze kukubaha, ubashoboze kugira urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Ubashoboze kukwizera, ubashoboze kugukorera bafite urukundo, ubashoboze kuba mu murimo wawe bavugisha ukuri, kuko dore ukuri kurabuze muri iyi minsi ya none, ahubwo ikinyoma nicyo bashize imbere. Ariko mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo Mana umanure imbaraga zawe zurukire mu matorero hirya no hino, ugire ibintu usenya, ugire ibintu ukuraho, ahubwo wubake ibifite umumaro. Haleluya. Uwiteka Nyiringabo, ndasenze kugira ngo ubwami bwawe buze, ubwami bwawe bwururuke, bwongere bugere ku muntu uwo ari we wese, yongere yumve ahembutse. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri Imana yumvise gusenga no kwinginga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ikazi yake Vincent, channel YouTube yitwa Ijambo ry'Imana TV. Nimero yanjye 0788 waba uri mu Rwanda, uri hanze, Imana iguha umugisha, amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Turi kumwe.